ikaze mwese abamurikiye kuri iyi channel ya YouTube muri kumwe n'umuvugabutumwa Muhongerwa Goreti. Ni mu kiganiro Menya Ukuri. Reka senye Imana bagezeho ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uwiteka Mana ari kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimye Mwami Imana ko wongeye kumpa umwanya kugira ngo uvuge ijambo ryawe. Ndagusaba kugira ngo uze wikorere muri jye ijambo unyuzamo rigira umumaro mu baryumva bose mu izina rya Kristo Yesu, kandi urinde kirogoya yose. Nsabye umwuka wawe wera kugira ngo anyobore muri iyi gahunda, kandi buri umwe wese ukurikira iyi video yumve ubutumwa bwiza burimo bubashe kumugirira akamaro, kugira aho umukura bugire naho umugeza. Senze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana yampaye ijambo rifite umutwe uvuga ngo ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Ikintu cyose munsi y'ijuru, ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Ibitubaho byose mu buzima Imana iba yarabigennye uko bizaba, ariko tujya twisanga kenshi nk'abana b'abantu dutungurwa iyo ibintu bitugezeho. Rero twebwe iyo dutunguwe ntabwo Imana ibitunguwe, kuko ikintu cyose yakigeneye igihe cyacyo. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu Mubwiriza ibice 3, dusome umurongo wa mbere. Aravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Buriya ushobora kubaho uri mu buzima ubushaririye, ubuzima bubabaje, ubuzima bugoye, wowe ukumva urasa n'ubwiriwe n'ijuru, ukumva isi irakurangiranye, ariko Imana iba yarabigennye. Icyo gihe niba ukirimo ntukagire kwiheba ngo wumve ko utazagisohokamo. Jya umenya ngo iki gihe mpagazemo ni Imana yakigennye, ariko nzagisohokamo kuko ntazagihoraho. Ntabwo nzagihoramo kuko Imana yagiye igena ibihe uko bikurikirana. Ni kenshi rero iyo tugeze mu bihe bitari byiza, ibihe by'ibibazo, ibihe by'ubukene, ibihe by'uburwayi, aho umuntu ababaye yumva yihebye cyane, akumva ko atazabaho. Ariko tuba tugomba kugira ibyiringiro, tukamenya ngo ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. Ukamenya ngo niba uyu munsi mbabaye, hari n'igihe cyo guseka. Uyu munsi ni kubwo Imana yabigennye, ariko ejo nzaba nseka. Ukiremamo ibyo byiringiro, ukumva ko utazaguma muri uwo mubabaro. Iyo ukomeje ugasoma muri iki cyanditswe, muri iki gice cya 3, ugasoma imirongo ikurikiyeho, bagenda bakubwira ukuntu ibihe bigenda bisimburanwa uko Imana yabigennye. Hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kwishima, hari n'igihe cyo kubabara. Ibihe ducamo rero mu buzima byose Imana irabizi, yarabigennye, ibigenera igihe cyabyo. Niyo mpamvu igihe tubigezemo tuba tutagomba gusa n'ababonye ishyano, tuba tutagomba guheranwa n'agahinda ngo twumve ko ibyacu birangiye, ahubwo tujye tumenya ngo icyo gihe turimo niko Imana yakigennye, ariko tugomba no kugisohokamo. Ikindi twiga muri ibi bihe Imana yateganyije, igihe uri mu gihe cyo kwishima no guseka, urasabwa kutirara. Menya ngo niba uyu munsi ndimo seka, niba uyu munsi nishimye, ejo birashoboka ko naba mbabaye. Umenye uti ndetse niba uyu munsi nishimye, hari abababaye, uzirikane na babandi bababaye. Ntiwizirikane ubwawe ngo wumve ko ubwo wishimye, ubwo umeze neza, ubwo wabonye ibyo urya, wibagirwe ko hari ababibuze. Ahubwo ujye ugira kuzirikana bya bihe byiza uhagazemo, bigutere gushima Imana, ariko binagutere no gusengera babandi nabo bari mu bibazo. Umenye uti nubwo njyewe nishimye, nubwo uyu munsi nta kibazo mfite, ariko hari bagenzi banjye bashobora kuba baca mu bibazo bibakomereye. Mubasengero bazamura imbere y'Imana, ndetse nugira ubona ushonje, wowe ufite icyo umurusha, umufungurire, umugaburire. Umenye ngo iki gihe cyawe urimo ni icyo kwishima, ariko mwene so ubabaye nawe umuzirikane, wo kwizirikana wowe ubwawe. Tujye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Bafilipi. Turasoma mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 4. Kumva uko hatubwira. Haravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi.
cya gihe uri mu bihe byiza, cya gihe uri mu byishimo, cya gihe ubona umeze neza, cya gihe ufite akazi, cya gihe ubona nta kiguhangayikishije, menya ngo ubwo udahangayitse ariko hari bene so bahangayitse, abo nabo bazirikane. Nubona ushonje umugaburire, nubona uwambaye ubusa umwambike, wowe kuko wagiriwe ubuntu bwo kuba ufite ibiguhagije, byo kuba ufite imyambaro igukwiriye, nawe ugira uwo wambika, umugirire ubuntu, kuko Imana iba yakugiriye ubuntu. Ariko ni kenshi tujya gusanga abantu muri iyi si, ugasanga umuntu niba aguwe neza akumva ko yageze iyo ajya, akibagirwa ko hari abababaye, ndetse akibagirwa ko icyo gihe cy'umunezero gishobora guhinduka nawe agahura n'umubabaro, gishobora guhinduka nawe se agahura n'ubukene, kuko ibintu by'iyi si biraza bikongera bihita nk'umuyaga. Uyu munsi ushobora kuba ukize, ejo ukaba ukennye. Rero igihe ubona ufite ubukire, jya ushima Imana, ariko kandi wibuke n'abari mu bihe by'ubukene, wibuke n'abari mu bihe byo kubabazwa. Igihe uri mu mahoro udafite intambara, wibuke ko hari abari mu ntambara bababaye, ubasengere, ubazirikane. Nubona ubabaye umuhumurize, umurememo ibyiringiro, umwereke ko ejo azaba aseka, wo kudamarara ngo wirare nk'uko tujye tubona bamwe babigenza. Hari ubona Imana yamuhaye kunezerwa ari muri icyo gihe cy'ibyishimo, akibagirwa ko habaho n'igihe cy'umubabaro, akadamarara, ndetse bamwe bakibagirwa Imana, akibagirwa ko ibyo byishimo bituruka ku Uwiteka Imana. Uba ugomba kumenya ngo niba ugiriwe amahirwe ukagira ibyo bihe byo kunezerwa, bikoreshe neza ushima Imana, ubikoreshe neza nawe ugirira impuhwe abari mu mubabaro, ugirira impuhwe abadafite uko bameze, icyo ubarushije ubafashe. Ibyo ni byo Imana idushakaho. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntukizirikane ubwawe, wo kwizirikana ngo wumve ubwo nta kibazo ufite ko nta bandi bafite ibibazo, ahubwo umenye uti uyu munsi jyewe ndaseka, ariko hari ubabaye. Ibihe by'umubabaro bijya bidukomerera cyane, tunanirwa kubyihanganira. Iyo bitugezeho wumva usa n'ugushije ishyano, wumva isi ikurangiranye, ariko uwo mubabaro ni uko tuba tutazi igihe uzarangirira. Ariko ibyo byose bitugeraho Imana iba yarabigennye ityo. Tuba tugomba kumenya ngo ikitugezeho cyose ni uko Imana yemeye ko kitugeraho, kandi ubwo yemeye ko kikugeraho ifite n'ukuntu izakigusohoramo. Ntabwo tuba tugomba rero kumera nk'abantu badafite ibyiringiro. Umuntu wamenye Imana no mu mubabaro aba agomba kumenya ngo Imana iri kumwe nawe. Ntabwo Imana idusiga, abantu badutererana, wagera mu bikomeye abantu bakakurambirwa, bakagutererana, ndetse n'umuvandimwe wawe nawe akakwirengagiza, agasa nk'utakuzi. Ariko Imana ibana natwe muri byose, ibana natwe mu bikomeye, ibana natwe mu bibi no mu byiza, iyo twabashije kuyimenya tukayikomezaho. Komerera ku Mana yawe, komerera ku Mana, umenye ngo ibyo ucamo ntabwo ari ibyo kukwica. Niba uyu munsi uhagaze mu bihe bibi by'ubukene, byo kuburirwa, by'ubushomeri, ukaba nta kazi ufite, menya ngo ejo uzaba ufite akazi. Uyu munsi niba uri umushomeri, menya ngo Imana yari yarabiganiriye kuva kera ko umunsi nk'uyu uri udafite akazi, ariko ejo uzaba ugafite. Ujye ugira ibyiringiro y'uko ejo Imana izaguhindurira ibihe, ikakuremera ibihe byiza niba uri mu bihe bibi. Kandi niba uri mu bihe byiza nabwo ujye ugira umwanya wo gushima Imana, ndetse ugira umwanya wo kuzirikana ba bandi barimo guca mu bihe bibagoye. Umenye ngo uwo munezero ntabwo uzawuhoramo iteka ryose, wo kwizirikana ubwawe, uzirikane n'abandi. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Igihe ikintu cyose Imana yakigeneye igihe cyacyo. Ubu turi mu bihe bikomeye, ariko ibyo bihe ntabwo byatunguye Imana. Twebwe byaradutunguye nk'abantu, twumvise bidutunguye ibi bihe turimo, ariko Imana ntabwo byayitunguye. Yari ibizi, izi ngo igihe iki n'iki, umwaka uyu n'uyu, isi izahura n'iki cyorezo cya korona, igihe iki n'iki, isi izahura n'ibibazo. Ariko twebwe twisanga twahangayitse. Nshuti muvandimwe rero, wowe ukurikiye muri iyi video, ndagusaba kugira ngo umenye ko ibyo uhagazemo byose Imana ibizi kandi yiteguye kubigusohoramo. Gira ibyiringiro by'uko Imana igomba kuguhindurira ibihe. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana nyir'ubutware n'ubushobozi
bwose. Sengera umuntu wese uri bwumve iyi video n'abazayumva, ndagusaba kugira ngo Uwiteka Imana isumba byose ugenderere wari wihebye ari mu bihe bimukomereye, wongere umusubizemo ibyiringiro, amenye ko ibiharimo Imana ishobora kubihindura, nuko yongera agira ibyiringiro yuko ejo azaba aseka niba uyu munsi adaseka. Kandi uwishimye nawe amenye ko uyu munsi nubwo yishimye ejo ashobora kuba ari mu mubabaro yo kudamarara, ahubwo bimutere gushima Imana ndetse no kuzirikana mwene se. Urakoze Mana, ngaho wiza imbaraga z'imitima y'abantu bari mu bihe bikomeye bitaboroheye, babashe kubyihanganira, bagira ibyiringiro by'uko bazabisohokamo amahoro. Senze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.